Iyo witegereje neza usanga abanyarwanda batazi neza ibintu byerekeranye n'amatora. Umwanya wa perezida wa repubulika niwo unkwiye, kuko ubundi ndebye ngenda nko mu nzira ntabwo ushobora kumenya ko ubwo bushobozi mbufite. Nkimara kwicara ku ntebe y'ubutegetsi bw'iki gihugu nta kindi gikorwa nakora uretse guhindura constitution yacyo, u Rwanda rugasubira mu bwami, kuko uko bwavuyeho byarambabaje cyane. Ku bwanjye ntabwo nshaka ko repubulika ikomeza. Politike yantogoteragamo kuva mu bwana ko nzashira kera gake nk'ese imihigo. Urumva kuba ntanze kandidatire yanjye ikaba yakiriwe na president wa komisiyo y'igihugu y'amatora cy'u Rwanda. Uvuriwe indere gihe kitari gito cyangwa cya muganga cyo kibonye gute? Izo ntabwo byabaye imbogamizi kubera kira kibazo cy'indera. Oye, biriya byari ibibazo bya politike, ntabwo byari uburwayi. Oye, batazababesha kuko nijye wiyumvaga uko niyumvaga icyo gihe nako nkimeze kano kanya, batazababesha. Oya, ntabwo byari byari impamvu za politike. Wazanye manifesto yawe irimo ibiki? Ubushize waravuze ibintu byinshi ariko ntabwo wabashe ku kandidatire nabashe kwemerwa. Mu magambo make manifesto irimo ikubiyemo impamvu nziza nyinshi 200 uzaziramburira abanyamakuru mu buryo burambuye. Iya mbere ni ukuzana perezidanse enye zikiyongera kwisanzweho mu majyaruguru, nkabashyiraho perezidanse ikemura ibibazo byaho batiriwe basiragira bazi Kigali. Mu majyepfo mbashirire hindi, iburasirazuba mbashire perezidanse yindi, n'iburengerazuba. None icyo nicyo twita decentralization, kwegereza abaturage serivisi za leta. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uko amategeko abiteganya ko mudushyikiriza ibisabwa umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika nk'uko amategeko abiteganya. yose biri hano. Polisi babiri banyinjirana muri Siberi ko ya Diane Kicukiro, muri gare ndi muri Siberi, arazambaza amagambo atandukanye, arambwira ati niwe wakigabo we wahoze wandika ngo mugereka hariya. Abatinya kubaha ni njewe nubaha imyenda ya gisirikari, nkubaha ni ya gipolisi, nkubaha n'uwari we wese n'umwana mutoya ndamwubaha. None musobanuriye yanga kubyumva. Nibwo yambwiye mu magambo mabi ngo wakigabo we uri kumva, ni nkubwiye 1 2 ugomba guhaguruka tukagenda ukajya gufungwa. Abati nk'umunyarwanda uransanga hano umuntu ukoresha ifoto arafungwa. Mbonye mbigize burage mbona kuyemo n'ikahita yakura umufandi wabo ahitaza wari umukuriye yari sergeant kuko ndi yari caporal muri polisi y'u Rwanda afite ibirango n'imbunda. Nibwo nabonye imikino ivuyemo nabati nonoza nibikuranga kuramo agatabo ikirango baduhaye cy'igihugu kahawe abantu bafashe impapuro bajya gusinyisha ku mwanya w'uperezida. Abirebye abicamaza ati reka ntabwo ibyo navugana nabyo, ahubwo we jimbere ngufunye. Ndamusaba ndabati nono sinzi umunyamakuru w'umuseke wantabaye mbana hita telefonye ndabati yewe bintu byakomeye nafashwe ngiye kwambara amapingu ngiye kuvutswa gutanga kandidatire, ngwino ukora inkuru uyishireho wenda nzatange kandidatire. Ibyo bibaye mu masaha ngira ngo ya saa 8 ishira nk'iminota guca iminota 10. Nibwo abo banyamakuru baje n'umuhati bafata kamodoka ni abanyamakuru muradutabara mukagaragaza umuco n'ibibazo duhuye nabyo, baba barahaseseka. Polisi barirukanka bajya kubwira chef w'abazambaye civile. Nibwo aje aravuga ati yashatse gukumira abo batatangaza amakuru. Nibwo we yahise amenya, ndamubwira ati ni gute umupolisi ucunga abaturage yaba tumva radio ukwezi n'igice dufata impapuro tugenda duhura n'ibibazo igikorwa gikora, kandi nabwo yivanze nkurikije uko niza amategeko. Yansanga wenda ndi guhohotera uwo mudamu yagombaga kumfatisha ribu. Ndumva gose ibyaha by'inshinja byaha bifatwa na ribu. Urukumva ko yego nta kibazo abanyamakuru bakihagera abahise birukanse sinitaye no kumenya ibyabo bakora inkuru
inkuru baraza kuyisohora, ndumva ari ikinyamakuru Umuseke gikoresha channel ya YouTube, biraza kubona abanyarwanda bose n'isi yose babibona. Tekereje ko tuzashiraho ikigega cya leta kigomba cyishura abantu bose bafungiwe iby'agateganyo iminsi 30 bikandi ku mwaka, umuntu akazafungura ari umwere. Nkuko mubizi abanyarwanda benshi iyo maze gufungurwa bakabasanga ari abere batinya kurega leta. None twumva yuko aho kugira ngo abantu batinya kurega leta, ahubwo hazaba gihabaho amafaranga bagomba guhabwa buri muntu wese wasanze ari umwere yarafunzwe by'agateganyo nta bimenyetso bihari, babese ayo mafaranga amuhawe. Noneho ayo mafaranga nyuma yaho abantu bamufunze bazaje babibazwa. Icyo gihe bizafasha kugabanya gufunga abantu by'agateganyo bikaba iminsi 30, ariko tukazashamo n'imbaraga mu kigo kishinze cyaribu kishinzwe ubugenza ku buryo nabo bagomba kuzajya bakora akazi kabo neza, ku buryo umuntu niba mufite iminsi 5 cyangwa 7 bazaje bamuweza mu bushinjacyaha bafite ibimenyetso, niba batabifite bamurekure. Ibyo bizajya bifasha kugira ngo abantu be kuzajya bafungirwa ubusa. No mu bushinjacyaha nabo ya minsi baba bafite na 7 mbere yuko bamusabira kumufungira by'agateganyo babe bafite ibimenyetso bihagije, be kuzajya bafunga umuntu by'agateganyo. Turumva icyo kintu kigomba kuvaho cyo gufunga kiriya bita 20 jours kizajya kiveho, kandi icyo kigiga kizajyeho. Yanjye iribanda kugira umunyarwanda wihagije mu biribwa, ufite aho aba, ufite aho ataha, ushobora kohereza abana ku ishuri nta guhangayika kwinshi, umutekano w'igifu n'imibereho mbere y'ibibindi byose. Ntabwo umuntu akeneye kwirirwa avuga, ni byiza rimwe na rimwe guceceka, gutuza ukareba. Opposition mu Rwanda, ushima aho igihugu kigeze n'abacubatse, uje guhangana nabo cyangwa ni ukwigaragaza muri politiki? Sinzi impamvu dufite imyumvire yo kumva ko politiki buri gihe ari uguhangana. First of all, twese turi abenegihugu. Kuba turi abenegihugu ibyo ubwabyo birahagije kugira ngo dusenyere umugozi umwe kuruta ko twabaho duhangana. Ntabwo rero njye nta muntu n'umwe ndi muri competition nawe, nta muntu n'umwe ndimo guhangana nawe, ahubwo njye ndimo ndakabya inzozi zanjye kubera ko mbayeho mu buzima nifuje kubamo. Mbayeho mfite umutekano, ngenda amasaha 28, twigisha abana, turera abana, nta muntu baza ngo uri kwande so ninde so wanyu ninde. Umwana wese bakoherereje uramwedika ukamusora, kandi hari byinshi bigaragara. Ntekereza rero nta competition ndimo, ngenda umwene igihugu ushima Imana, ahubwo ushaka gufatira cyangwa se gutanga umusanzu kugira ngo ibyagezweho bikomeze bitazigera. Icyo ashaka kubaza depite twakongera kumubona kina komedi mu gihe wawe wageze muri rugatora? Depite natorwa azatanga statement niba azagumya gukina komedi cyangwa ubu ngubu nabangiye kukubeshya. Nshobora kukubwira ngo nibantora sinshaka no kongera kubona umukomedi iruhande rwanjye, kandi komedi ntago ari mbi, sibyo? Komedi ni industry nziza. Uko nakubita ikibuga yo ntanze kandidatire nsohoka ndi uwa mbere. Nta muntu utayobora mu gihugu, na Yesu yayoboye ijuru n'isi, nta shuri yakandagiyemo. Opposition mu Rwanda ivuga iki? Opposition mu Rwanda, cyo ni ikibazo ntagisubiza gutera. Ntabwo urebye nta bwisanzure bwinshi buhari bwo kugira ngo umuntu ashobore kwinjira mu bikorwa bya politike bya opposition. Donc ntabwo biba byoroshye, uretse ko ngereranyije na 2017 nshakisha imikono ukuntu byatugoye, byari ibintu bigoye cyane. Ariko uyu mwaka nabonye ko nasanze ubuyobozi butarigeze bushyiramo inzitizi nyinshi. Yego nta bibazo byaburaga, ariko ugereranyije na 2017 hari itandukaniro. Rero ndizera ko tuzakomeza ubuyobozi buzatera iyindi ntambwe yo kureka opposition igakora. Ngewe ndavuga muri urubyiruko muri rusange, ariko wenda n'abakobwa. Ikintu navuga nuko uretse n'urubyiruko n'abantu muri rusange, leta yacu yareka abantu bagakora, kuko hari imbogamizi nyinshi ku muntu ushaka kwikorera, yaba ari umuntu ukora ibintu biciriritse, ibyo twita ko biciriritse,
yaba ari undi muntu uringaniye cyangwa uri hejuru. Hari ikibazo cy'imbogamizi ku bantu bashaka kwikorera cyane cyane, ugasanga nk'abanyamahanga baza gukora mu gihugu cyacu baraborohereza kurusha abanyarwanda. Icyo rero ni ikibazo. Perezida Kagame yiyamamaje atanze kandidatire nka perezida wa repubulika, aracyawurimo, right? Mwivanga, aracyawurimo, ntabwo urabavaka. Igihe uzabavaka bari muzambura kumaza ibyo bibazo. If not, ubu ndacyafasha bafatanya n'abandi gutsura ubumwe no kwirinda icyadutera ingamo. Ariko ubu ntararurekura. Wibisipoza ngo rero itarangiye. None amafaranga ndashaka kujijura injiji. Ntabwo biba gutya mu kirere. Tujye tubwizanya ukuri. Byose agira iturufu. Iyihe ngingo se ko ushaka kumusubiza inyuma? Ntabwo nshobora kwiyamamaza. Ngomba kwamamazwa n'ibikorwa, nkamamazwa namwe. Oya mujye ntimukice ikinyarwanda. Ntabwo nabakundira dakababo. Icyo gihe muri Ferwafa ariko naradusobanurira. Bakuri Ferwafa ntabwo rero turiho. Ngaho. Uravuga Dogore ngaho mbaza ukuntu Dodo yabaye president. Yabaye atrako. Ate. Afite competence zo kuyobora atrakuruya. Ndavuga ibyo nzi. Ariko iyo bibaye wigira yukareka ababikora bakabikora kuko bafite inyungu zabo. Ariko mwinjyana muri icyo kibuga. Ariko nshaka nabikozeho ubushakashatsi, nshaka kwerekana umuti wabyo. Ese twondesha. Ati abahungu rero bino uramubaza agahuma nk'ari impisi. Yawe itabakarami. Umwanya w'umukuru w'igihugu n'umwe. Yatanze kandidatire deja ari umukuru w'igihugu. Ntuhari. None kubera icyo uzanye ibyo. No, murimo murasubira inyuma. Simbakundira. Mwari muhari atanga kandidatire. Yayitanze nka perezida wa repubulika. So iyo poste ntabwo ari vaga. No, ntabwo ari kimwe. Yayitanze nka ijambo ryavuzwe n'umuyobozi wa komisiyo. Biro simbitindaho kuko wagira ngo ntangiye kugira icyo ngaye. Kandi nge narabonye ko amatora bayateguye bimeze neza cyane. Nge mbabwiye mu magambo make. Umwanya kudari ku isoko. Umwanya nturi ku isoko. Ku nshuro ya kabiri bwa mbere waratsinzwe, icyizere gikuye cy'uko wumva kuri inshuro watsinze. Mu kibazo harimo igisubizo.